Ikaze kuri KU TV nanone, ubu tukaba tugiye kubagezaho top music companies eshanu zizwi kabisa, supplyinga ibikoresho, zifasha, zisupportinga ibintu bijyanye n'imiziki. Ubwo abantu mufite aho muhurira n'ibi ngibi, ewana mukurikire 5/5. Ku mwanya wa mbere turahasanga ikigo cyangwa se company yitwa Reverb. Iki kigo kikaba gikorera kuri murandasi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, sinzi ukuntu nabyita, kuri internet, icyo twita e-commerce music. Kikaba giherereye muri Chicago mu gace bita Illinois muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kigo Reverb kikaba gifite abakozi basaga 270. Kikaba cyarahimbwe cyangwa se cyaratangiye gukora 2013. Iki kigo kikaba cyarahimbwe n'umugabo witwa David Katz, akaba ari we owner cyangwa se CEO, icyo twita mu magambo arambuye Chief Executive Officer. Aba kandi bakubwira ko ati twebwe dukora ibifasha gukora umuziki mwiza ujyanye n'igihe. Ati twebwe dufasha abanyamuziki tukabakorera ibibafasha gukora umuziki mwiza kandi ugezweho. Ati twebwe Reverb twaje gufasha inspiration zanyu, gutuma ibikorwa byanyu nk'abahanzi bikundwa kurushaho. Aba kandi size iyo ari yo yose cyangwa se PS z'ibikoresho bikora umuziki cyangwa byifashishwa mu gukora umuziki, byose size zose, ubwoko bwose, nta handi wabisanga usibye muri Reverb e-commerce music. Tubibutse yuko tugiye kugaruka ku bigo cyangwa se companies zikora ibintu bijyanye n'imiziki cyangwa zifite ahantu zihuriye n'imiziki, haba ibikoresho cyangwa se gucuruza imiziki cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose baba bahuriyeho n'umuziki. Ibigo 5 birenze ibindi. Ku mwanya wa mbere tukaba tuhabonye Reverb. Iyi Reverb ushaka kumenya andi makuru yisumbuyeho, wabasanga kuri website yabo yitwa reverb.com. Noneho iki kigo gifite moto cyangwa se intego, sinzi ukuntu nabivuga, ariko murabizi namwe mwese, kuri usanga ikigo gifite amagambo ngenderwaho cyangwa se inspirations zabo, amagambo atuma bakora ku murongo bakoreraho. Reverb yo iravuga iti get the sound you love for less, cyangwa se mu magambo y'ikinyarwanda ati ubona cyangwa se ishimire, enjoyinga sound injyana ukunze, cyangwa se amajwi ya, murabyumva, injyana ukunze, kubera ko turi kuvuga ibijyanye n'umuziki reka dukoresha injyana. Ati enjoyinga injyana ukunze kandi kuri make. Get the sound you love for less. Iyo ngiyo niyo moto yabo. Ubwo nyine mwabashaka kubagana muranabyumva, usibye ko mwabasanga no kuri website yabo mukaba contacting for more information cyangwa se ku makuru arambuye. Ngewe icyumba nabakoreye ni ukubagira indani, nkabashyirira ahagaragara ibihishe cyangwa se mutari mwari kubona biboroheye, cyangwa se tukabavumburira iby'umumaro, mukabasha namwe kwigererayo kandi mugakora ibintu binyuze.
abakiriya. Hey, let's go tujye ku kindi kigo cya kabiri. Turasanga icyitwa, ku mwanya wa kabiri turahasanga ikigo cyitwa Tidal. Uko mubyumva, TIDAL, Tidal. Tidal bakubwira yuko iyi ngiyi ni music streaming platform. Tidal kandi ikaba iherereye New York, ifite ibyicaro bitatu cyangwa se office zigera kuri 3. Iya mbere ni New York, kabiri San Francisco ndetse na California. Tidal ikaba ifite abakozi basaga 450. Tidal kandi icyo izwiho cyangwa se icyo twita mu rurimi rw'amahanga mu bintu bijyanye na business, icyo twita reputation cyangwa se ikintu business ibizwiho. Agahigo kayo, iyi ngiyi ituma abafana begerana cyane n'abahanzi bakunda cyangwa se babona byoroshye ibihangano by'abaartiste bafana. Ibyo bikaba bituma abafana bumva begeranye cyane na bantu bakunda n'ibihangano byabo, babibona ku buryo buboroheye uko babishatse. Aka niko gahigo ka Tidal cyangwa se niyo reputation, good reputation ya Tidal. Tidal kandi ikaba izwiho gusupurayinga amajwi n'amashusho byiza bifite quality iri heavy nziza cyane. Tidal kandi ikindi kintu ikora, ifasha abartiste gucuruza ibihangano byabo, ikabafasha kubicuruza ku mbuga zitandukanye ndetse no kuri Tidal nyine nyirizina. Iki kigo cyashinzwe muri 2014, kikaba gifite website yitwa careerstidal.com cyangwa se .com. Ninjya mvuga dot ku bantu batabisobanukiwe na akadomo, tujye twibuka ko dukurikirwa n'ingeri zose zitandukanye. Nk'uko mwabyumvishe, n'iyi Tidal ifite moto yayo cyangwa ya magambo y'inkomezi cyangwa atuma bakorera mu murongo bakoreramo badateshwa. Moto yawo iravuga ngo start shaping your future today. Aya aba ari amagambo company ikoreraho cyangwa se amagambo ya attracting cyangwa akurura abakiriya kuri company yabo, ku bicuruzwa byabo. Start shaping your future today. Mu rurimi rw'ikinyarwanda murabyumva, muranabindusha cyane. Ni moto ishatse nko kuvuga ngo tangira cyangwa se tyaza ejo hawe heza hazaza, bitangire uyu munsi. Ubwo nyine nk'abantu bakora business, ni akantu ka attracting abakiriya babo, babumvisha ngo nibatangire gutyaza ejo heza habo hazaza uyu munsi babagana. Iki kigo cya Tidal kikaba cyarashinzwe n'umugabo witwa Nawe babiri. Wa mbere yitwa Jack Dorsey ari kumwe na Jim McVery. Abo ni abaherwe bashinze Tidal Company. Nimba wumva harimo gustreaminga ku mbuga nkoranyambaga ibikorwa cyangwa se product z'aba artist, urumva nabo mu Rwanda mushaka mwabagana. Ikigo cya gatatu ni icyitwa Alfred Music cyangwa se Peak Software Company. Ikigo cya gatatu ni icyitwa Alfred Music cyangwa se Peak Software Company, Bigware Company cyangwa Alfred Music. Alfred Music iherereye Louisville muri Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ikaba ifite abakozi 89. Iyi Alfred Music ikaba yarahimbwe cyangwa yaratangiye gukora mu 1922. Ikaba kandi ifite website ya www.alfred.com cyangwa se www.alfred.com. Muri Alfred Music cyangwa Pix Wear Company akarusho ho bafasha mu bijyanye na practice ku ba musician aid, abaririmbyi cyangwa se aba producer babafasha muri practice. Hari ibikoresho ba supplyinga, hari n'ama practice bemerera abakiriya babo kugira ngo babe perfect muri icyo kintu. Uwo ni umwihariko wa Alfred Music Company cyangwa Pix Wear Company iherereye muri Louisville muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku kijyanye na owner cyangwa Chief Executive Officer wa Alfred, ndumva ntago umuntu yakirirwa abitindaho cyane yuko muri kubyumva yuko iyi company ijyanye n'ibintu by'imiziki amazina yayo n'ubundi nayo muntu ahubwo twakomereza ku kigo cya kane cyitwa Steam Intermedia iherereye Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba ifite abakozi basaga 71. Ikaba yaratangiye muri 2015. CEO cyangwa Chief Executive Officer wayo akaba yitwa Marina Labkin Lewis niwe CEO wa Steam Intermedia. Iki kigo gifasha abahanzi gutuma imbuga nkoranyambaga zabo bakoresha bamurika ibihangano byabo. Iyi Steam Intermedia ibafasha gutuma izo mbuga nkoranyambaga bakoresha zibinjiriza agatubutse, mbega zibafasha gucuruza umuziki wabo bakoresheje imbuga nkoranyambaga zabo. Kandi ikindi babafasha ni ugutuma ibihangano by'abartist bigera ku bantu benshi bashoboka, kandi uko bigera kuri benshi bashoboka ni nako byinjiza agatubutse. Iyi Steam Intermedia ikaba ifite website yitwa ubwo impamvu ndi kugenda ngaruka kuri website zabo z'ibyo bigo ni ukugira ngo nawe wabashije gukurikira iki kiganiro ushaka kumenya ibirenze ibi nakubwiye, ubasure kuri website cyangwa se ku rubuga rwabo rwa website. Website ya Steam Intermedia rero ikaba yitwa steam.is. Steam.is ya is steam.is. Rero mwabakurikira mukamenya n'ibindi birenze kuri ibi ngibi, kandi mugize igitekerezo mwumvise iki kiganiro tubagejejeho ari kigufi, mukifuza yuko twakiva imuzi n'umuzingo tukababwira ibirambuye aba owner busy companies, tukabavugaho birambuye ibitekerezo byaturutse kugira bazishinge, amafaranga bakura muri izi companies zabo bijyanye n'ibikorwa bakora, muri comment mwatubwira nabyo tukabikora muri part 2 nta kibazo. Twari turi ku kigo cya kane cya Steam Intermedia, reka dukomereze no kuri gatanu, company ya gatanu muri top 5 muri top 5 za top music companies.
Ikigo cya gatanu ari nacyo cya nyuma twahasanze root y'umuzi. Root note ikaba iherereye muri Nashville, ifite abakozi 7, ikaba ikoresha website yitwa rootnote.co, rootnote.co ya company iri mu mpine co, root.co. Iki kigo gikora ibijyanye no gufasha aba content creators bose aho bava bakagera, mu kubaha tips zatuma ibintu bakora bikurura abantu benshi. Music creators, ubwo harimo aba producer, aba songwriters, abantu bakora melody, sinzi ngo babita gute, nyine aba music maker cyangwa creators, kudistributinga cyangwa se gukwirakwiza ibikorwa byabo cyangwa se product zabo. Iyi ngiyi rootnote niko ikora. Rootnote rero ikaba ifite CEO cyangwa se Chief Executive Officer witwa Johnson Barchard, akaba ariwe nyiri Rootnote company, ariyo iri no ku mwanya wa 5 muri izi top music companies twagarutseho. Izo 5 zanakomezaga zikagera kure, ariko twabahitiyemo uyu munsi kubagezaho 5 za mbere, tubabwira ngo mukomeze staying on touch ku biganiro byacu, mukora subscribe, share, comment ku nyunganizi n'ibyifuzo, tukazabigarukaho muri next video. Thank you. Turagushimiye cyane wowe wafashe umwanya ukabana natwe. Ibiganiro byiza nakagaruka kuri KO TV. Namwe mwese mwakoze subscribe turabashimiye. Nawe kandi utarayikora wayikora kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro byiza bizaza. Mwari kumwe nanjye Titi Chris.